reka bunyemerere dushimire umuyobozi w'akarere n'abandi bazanye muri siporo, abacuruzi, ibyiciro by'urubyiruko, inzego z'abadamu, nafashe tubashimire bose. Nagira kandi munyemerere umuyobozi w'akarere aza imbere kugira ngo agire ubutumwa bujyanye n'uno munsi arimo aza imbere. Ni ukubitsa ko turimo turajya mu minsi mikuru, turimo twitegura Noheli n'Ubunani, turongera gusaba aho turi kumwe kugira isuku by'umwihariko ku nyubako zihari, yaba aho ducururiza, yaba iwacu mu ngo. Tugatangira kwitegura imyiteguro ya Noheli ndetse n'umwaka mushya tugiye gutangira. Hanyuma ikindi kubitsa yuko dufite ingendo z'abadepite zimaze iminsi, umuyobozi w'akarere aza kuzigarukaho. Ni umwanya wo kugira ngo twongere tufatikanye kwamagana ihohoterwa iryo ari ryose ryayikorerwa mu ngo, ryayikorerwa ku kazi ahantu hagiye hatandukanye, kandi dutange n'amakuru. Nagiye tubona amakuru dutinze, ugasanga ya makuru yatinze kuyabyaza umusaruro bikunda kugorana. Nta butumwa bwinshi rero ngiye kubaha, reka mpe umuyobozi w'akarere abo ubutumwa bw'uno munsi kugira ngo tubone umwanya wo kujya gusenga. Murakoze. Umushimire. Aramutse neza. Aramutse. Ko mbona murari nkeya. Gira mugenzi wawe ngo umwaka mwiza. Uyu ntitwahuriye. Uyu ntiwarangiye. Ubu ntitugiye kongera kubona ibishashe hano hejuru. Kuba bizi tujya tubiryoherwa kandi tukabikora mu kubashimisha. Ndagira ngo nanjye mubanze mumfashe dushimire abatoza n'abandi batuyoboye muri siporo. Ariko nawe mwayitabiriye rwose tubijyanemo twishimye. Nashimishijwe n'igikundi twajyanye kirimo abasaza bakuze nararibonye, twatangiranye kandi turasozanye. Muri twabashimira igikundi cyari kiyoboye kirimo abasaza rwose nararibonye, abantu bakuze. Ibi nge nabonyemo nk'urugero rwiza, gutangira aha tukazenguruka tukazamuka agasozi mu myaka 60 hafi 70, natwe turi inyuma yabo. Rwose mwakoze kandi urugero rw'ibifatika. Nk'uko umutoza yabivuze, icy'ingenzi ni uguhozaho. Ndagira ngo rero mu bukangurambaga dufite uyu munsi tumanze dushimire ubuyobozi. Twagize abadepite twamaranye icyumweru tuganira, ibyo twaganiraga byinshi byari bijyanye no kunoza imiturire, kureba ibikorwa remezo. Twabagejejeho bimwe mu bibazo bifite bikeneye ubuvugizi, batugira inama. Ubwo nanjye ndagira ngo mumfashe n'amashyi menshi dushimire intumwa za rubanda zabanye natwe. Ikindi ariko nk'uko bikomojeho, turi mu minsi 16 yo kurwanya cyangwa se guhangana n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Turifuza umuryango utekanye, ntago twifuza abantu bahohoterana mu ngo. Twaravuze ngo dore mwisibone ngoga tuva umuturanye ngira nkugire. Inzego z'umutekano zivuga ngo tugire umutekano, buri wese abijisho rya mugenzi we, dukumira icyaha kitaraba, dutangira amakuru kugiye kandi vuba. Ibi ndabivugira rero ko hari aho tujye tubona ihohoterwa riba rikagera ndetse no ku byaha bimwe na bimwe bivamo impfu, kandi twari tubizi. Ikiba kibabaje nuko iyo tubivuga tuvuga ngo uriya muryango rusanzwe ubanye mu makimbirane tubizi. Abana ahantu mutaha ndabizi turi kwitegura no kujya mu biruhuko, mujye mubwira ababyeyi banyu namwe murebe ingo zibana mu makimbirane, uko abana banyu bagenzi banyu bababwira, inshuti zanyu. Mujye mubwira ubuyobozi kugira ngo tubegere dukumire amakimbirane. Iyo tutabikumiriye birakura bikavamo ihohoterwa. Murabyumva? Ikindi ariko rero ni umwana n'intukoreho, nta uretse ko nta n'umugabo wo guhohotera umugore cyangwa umugore ngo ahohotera umugabo. Ibyo byose ndagira ngo tujye tubizirikana, mujye muduha amakuru kugira ngo dukurikirane. Birumvikana? Nimutaha rero muzakora uko mushoboye, munagaruke mwarakoraga siporo n'ubundi aho muri. Ubundi kugira ngo ubu mwana w'intyoza ko ndi kubwira urubyiruko bitangira ubu ngubu, ntutegereze ngo uzatangira gukora ibikorwa abaturanyi babona, aho bababona ari uko wageze mu myaka nk'iyacu. Oya, ahubwo hera ubu ngubu utangire witabira umuganda, uvuga uti ibikorwa bite, ujye mu nteko z'abaturage uvuga uti bigenda gute, utangire ibimenyere kuko u Rwanda ni urwanyu, sibyo? U Rwanda mu maboko yanyu. Uko tugenda dusimana mu binyejana cyangwa se ko tugenda dukurikirana mu myaka, niko tugenda dusimburana mu buyobozi. Igihugu kigomba kugira rero ubuyobozi bugenda busimburana kandi buri mu biganza byiza. Turi mu minsi mikuru rero, ariko n'ubutumwa bw'umunsi ndabusoma uko buri. Ni ubutumwa bujyanye no kwimakaza isuku tugomba kugarukaho kuri uyu munsi. Abaturarwanda twese turakangurirwa kurushaho kwimakaza isuku hose, haba ku mubiri, mu rugo,
n'ibinyobwa tunywa. Birumvikana ko dusabwa rwose kugira isuku, kwiborosa, gukaraba. Nta mpamvu kugira ngo nakuvugishe yahinduye umusaya. Ibyo mvuga murabyumva rwose, mukiborosa, wavuka ukavuga wemye, umuntu atuma umwuka ngo bibe ikibazo. Birumvikana. Ejo na Minisitiri w'Ubuzima yabigarutseho, utujye twiborosa kenshi bishoboka. Murabinyemereye? Tuba turi guteganyiriza ahazaza, nkuko dukora siporo ngo tuzagira ahazaza hazima, no kwiborosa no kugira isuku nabyo biradufasha. Igika cya kabiri cy'abanga abaturarwanda kandi baributswa ko ari ingenzi buri gihe kwambara imyenda n'inkweto bimeshe, kuzirikana isuku yo mu kanwa, gukaraba intoki kenshi, kurara heza, buri rugo kugira ubwiherero busukuye, kwirinda kurara n'amatungo no kwirinda kujugunya imyanda ahantu hose tubonye. Bacuruzi mu mujyi rwose, mujye babana babafasha, mujye mugira umwanya mujye imbere y'amaduka naho mukorera, murebe ko nta macupa niba nta masasha hari kugira ngo bikurweho. Nta wundi wo kubikuraho, cyo koze nutabikuraho nzahaca mbikureho. Sibyo gitifu azahaca bikureho, ariko uyu gitifu cyangwa meya yakaba yari mu bindi biko bisaba ubuvugizi, ibindi ye namwumva yakaba yarimo, ariko bya bindi biri mu basha bwanyu dukwiye kubikemura. Hano cyane cyane imbere yanyu rwose ntugace ku icupa niba umukuru w'igihugu aca kwishashi cyangwa icupa akayitoragura, urinde utagomba kuba wabikora. Abana ntago ari ngombwa kugenda utera icupa umugeri ngo uhuye naryo. Hari ahantu twashyizeho gushyira imyanda ndetse tuzanahongera, ndagira ngo dufatanye mu bukangurambaga. Ikindi banatubwiye nuko iyo twimakaje isuku bigabanya amahirwe, nimba ngita amahirwe simbizi, bigabanya kuba warwara indwara nyinshi zitandukanye kubera ko tuba twimakaje isuku. Igika kibanziriza cya nyuma, nitubigenza dutya tuzaba twirinze ibyaduteza indwara, dukomeze gutanga umusanzu mu kubaka igihugu cyacu no kugihesha ishema. Abantu bazi ko u Rwanda rugira isuku, ntabwo twifuza yuko umunyarwanda cyangwa umunyamahanga uje uzi ko dufite isuku, iyo agiye inyuma ya hano ku muhanda tureba abona umwanda. Murabyumva neza? Isuku ijye mu bikari, isuku ijye mu byumba. Ntabwo tuvuga ngo ni nko kuvuga ngo wa mubyeyi cyangwa se umwana cyangwa se undi wese ukuburaganisha mu byumba cyangwa se muri saro agasa neza mu cyumba atameze neza. Mureke rero nkuko babivuze, nkuko mwabyumvise, isuku ye kuba hatubonesha amaso kuko isuku irari murayibona. N'inyuma no mu bikari no muri bwa bwihero twavugaga, yabenderika yavango kujya ku biti bibiri, bya ni bya kera. Sibyo yemwe bana? Aba babyeyi bacu bakoreshaga toilette z'ibiti bibiri, mwe wasamutanaziza benshi na amasieje, sibyo? Ndagira ngo rero namwe mu ndoto mugira nimukagira indoto yo kugira toilette z'ibiti bibiri cyangwa se za zindi zituzi ijya kujya mukabanza ukareba hirya no hino. Oya, ahubwo mushishikariza ababyeyi banyu namwe mugizemo uruhare, mugire toilette nziza. Toilette ngo mu cyongereza bayita ngo iki? Ako cyangwa hari nani mazina? Apart from toilet babyita ngo iki? Hano baba ngo ni restroom, sibyo? Na ahantu ugenda nyine kuko uboshywe ugashaka kugira gute? Kuruhuka. Ngo ni nka wese nyine. Nuvango rero nujyayo ukagenda guhangana no guhagarara ku biti biri muri siporo, bya bintu nabyo ntabwo bizagenda neza. Birumvikana? Ni mucyo rero twimakaza isuku ku mubiri aho dutuye naho duhurira hose, maze isuku ibe umuco mu Rwanda, mugira amahoro y'Imana. Ubu twashina Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ubwo nibwo butumwa baduhaye ku isuku, ariko tukanavuga ngo u Rwanda ni rwiza, Rwanda turifuza ko tuzabona abasaza bagira imyaka 100 no kurenga. Ari igikorwa cyo gupima indwara zitandura. Arahari? Murahari muriteguye? Hari icyo bita indwara zitandura cyangwa se non communicable diseases. Ni indwara umuntu ushaka kugendana nazo utabizi ko zifite. Aka kenshi bakunda gupima ari hejuru y'imyaka 35 kuzamura. Birumvikana? Ubwo rero muce hariya nta abatinya agashinge niyo kataba ngombwa, sinzi ko abaganga babigenza, no gupima kareba nimba uhumeka neza, nimba umeze neza. Iyo bimenye kare nibwo ukira vuba. Birumvikana? Ndasoreza ku kintu cya nyuma rero kijyanye n'ibikorwa remezo. Murabona ko umujyi wacu harimo imihanda, harimo umuhanda Byumba Ngondore baratangiye, Byumba kujya kuri Beau Conseil. Kaburimbo mugiye kwibona? Abana ba Beau Conseil muzagaruka mugenda muri kaburimbo. Nimujya mwiruko mukagaruka ejo bundi muzaza mugenda muri kaburimbo. Turasaba rero ngo abantu bakuze bahari tugira inama. Inaribonye turabanga inaribonye one team. Hari abantu rero bahawe ingurane bari kurenga bagashaka kubaka kandi barahawe ingurane. Birumvikana? Dufite ubushobozi, turashaka kubunganira, twanateguye nicyo bitarandi wiki guhera ku itariki ya mbere. Abafite ibibazo mu byangombwa by'ubutaka mwegera kare n'imirenge.
abasenyewe cyangwa se abaguraniwe bashaka kubaka batwegere bubake mu buryo bwemewe. Sibyo gitifu umurenge? Ibindi siporo nizere ko ibanezeze zirabashimisha. Niba siporo ibashimisha mukoma amashyi menshi turebe. Murakoze cyane. Ubwo inaribonye nkeka gahunda ari ikomeza. Kabera sinzi mba ritangazo rihari. Kabera arimo turakomeza. Abakomeza barakomeza mukandi kinyongera, ariko twe ni mutatubona n'abandi bake dufite umwiherero tugiye gukoramo hano kuko turi kugana mu bizamini by'abana. Muzagira ibiruko byiza. Aha ni nkuko nabivuze, Noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Murakoze.